ni umwana wakuze akunda umupira cyane. Ku myaka y'itatu gusa ibikinisho bye byari baro, ifirimbi n'ibindi byose bijyanye na football. Papa we nawe wari uzi icyo umwana we akunda kurusha ibindi. Buri munsi nyuma y'ifunguro rya mu gitondo nta kindi bakoraga kitari ugukina umupira. Umwana na se buri gitondo na nimugoroba bagakora agasiporo, bagakora imyitozo. Umwana akora akunda football kurusha ibindi byose, ikindi cyose cyanezeza umuntu. Umwana amaze gutangira amashuri abanza primaire, n'ubundi icyo yakundaga n'icyahindutse. Buri uko yajyaga mu myitozo, isi yaramuherekezaga ku kibuga akamushyigikira, akamufana, ariko umwana agahora ari muri ba bakinnyi ba nyuma, ba bandi basimbura. Nta na rimwe yashoboraga kubanza mu kibuga, ndetse akenshi na kenshi umukino warangiraga adakinnye na rimwe, ariko ibyo ntibimuca intege. Buri munsi akitabira imyitozo. Umwana ageze mu mashuri yisumbuye, n'ubundi inyota yo gukina umupira ntiyakamye. Mu myitozo akitabira cyane, ku kibuga akagera ari uwa mbere, ariko n'ubundi agashyirwa mu basimbura. Igihe cyose habaga umupira, ise ntiyasibaga kuza gufana umuhungu we, nubwo buri gihe umukino washoboraga kurangira umuhungu we adakinnye na rimwe. Ubwo uyu mwana yageraga mu mashuri yisumbuye, ubwo habaga hari amafaranga asabwa gutangwa n'abakinnyi b'ikipe, umwana yahamagaraga ise nawe akayohereza atinuba. Buri kintu cyose kijyanye n'umupira ise yaracyubahaga cyane, kuko yabazi neza yuko ariho umunezero w'umwana ushingiye. Igitondo kimwe cyo kuwa kane, abakinnyi bose bari mu myitozo, umusore ahamagarwa byihutirwa kuri telefone amenyeshwa inkuru mbi ko se yitabye Imana. Umwana w'umusore yarababaye cyane, yararize amarira yanga gukama, ababazwa n'uko abuze umufana we wa mbere wamubaga inyuma muri byose. Umwana mbere y'uko ataha yegereye koca wabo ati, koca, napfushije umubyeyi wanjye, ubu aka kanya ndatashye, ntabwo nzabasha gukomeza gukora imyitozo ya nyuma. Koca nawe ati, wihangane kandi ukomere, twese nk'ikipe twifatanyije nawe muri kano kababaro, kandi rwose si ngombwa yuko uza gukina. Igihe cyose uzagarukira tuzakwakira, uruhuke iminsi yose wumva ushaka. Yaherekejwe na bagenzi be babiri bakinanaga mu ikipe ngo bamukomeze, bamufate mu mugongo. Mubyibuke, twari kuwa kane. Kuwa gatandatu mbere y'uko umukino ukomeye utangira, umusore wapfushije umubyeyi we bamubonye ku kibuga birabatungura. Abantu bose batangiye kujujura, baturiya si runakara, si we se wapfushije umubyeyi we umusibeje washize, ubusaje gukora iki koko? Abandi nabo bati, ndabona yambaye jezi aho umenya nawe aje gukina, ariko se nubwo yaba akunda umupira bingana iki, ntiyakubaha umubyeyi we byibuze? Ubu aka kanya agenda karashize koko. Abandi nabo bati, abana b'ubu nta muco bakigirerega, iby'ababyeyi nta kintu babibabwiye, wenda wasanga kubura se nta kintu byamuhungabanyijeho cyane, gusa yaza ko ari njyewe nari kumara n'ukwezi ntaragaruka gukina. Abandi nabo bati, undi se katabanza mu kibuga ubundi ari guhindishwa n'iki? Abantu baravuze koko bacika ururondogoro, ntibumvaga ukuntu umwana wapfushije ise kuwa gatandatu yaba ari mu kibuga nyuma y'umunsi umwe wonyine ise yitabye Imana. Benshi babibonyemo ikinyabupfura gike no kudaha umubyeyi agaciro. Mu kanya gato cyane umukino utangiye, umusore yegereye koca, umutoza wabo, aramubwira ati, koca, uyu munsi ndakwinginze mbabarira nkine, ndabizi neza yuko mutizera imikinire yanjye n'ubusanzwe, ariko nukuri ndakwinginze mbabarira unyemerere nkine. Umutoza wabo nawe yabanje kwigira nk'utumvisha ibyo uyu mwana avuga, arijijisha mu mutima atangira kuvuga ati, uyu mwana umaze umunsi umwe apfushije se, ubu ari tayari kweri gukina? Nimureka agakina ntabwo ari butume dutsindwa koko, cyane ko n'ubundi atari mu bakinnyi b'abahanga dufite hano. Umwana yakomeje guhatiriza, asaba koca wabo amwinginga apfukamye ngo amwemerere akine bwa mbere. Koca areba umwana, agahinda amusabanye iki kintu, aremera ko kajya mu kibuga. Umwana ageze mu kibuga yakoze ibitangaza, akina bidasanzwe nk'umukinnyi udasanzwe umwugurwa n'amakipe. Umwana atsinda igitego cya mbere, atsinda icya kabiri, akiramo icya gatatu. Abantu batangira kwibaza ikiyobyabwenge yanyweye, bibazaga imbaraga ziri kubimukoresha. N'ubwa mbere uyu mwana yari agiye mu kibuga, ariko ukuntu yakinnye ntibyari bisanzwe. Umutoza yarumiwe, atekereza ukuntu uyu mwana atajyaga abanza mu kibuga, yitwazwaga nk'umusimbura, rimwe na rimwe rwose agatata anasimbuye. Ariko uwo munsi ari nabwo bwa mbere akiniye, yanditse amateka, abantu bose barumirwa. Umukino urangiye, bagenzi be mu ikipe baramuterura, abafana bamunyanyagizaho amafaranga, bamushimira ukuntu yitwaye neza mu kibuga. Koci we yakomeje kwibaza imbaraga zidasanzwe uyu mwana yagendanye aho zavuye, akomeza gutekereza ku bitangaza yakoze mu kibuga atigeze akora mbere, kandi yakaba yari mu gahinda ko kubura umubyeyi we. Abakinnyi barimo bava mu kibuga bataha, umwana yasigaye yicaye mu kibuga rwose ari kwitekerezaho. Koca wari komeje kumwibaza, aramwegera. Koca ati, kuki uyu munsi aribwo bwa mbere wakinnye neza kurusha ikindi gihe cyose? Umwana ati, mu buzima bwanjye nagize umufana umwe ukomeye, wahoraga ndi inyuma kuri buri mukino wose.
buri uko najyaga ku kibuga, buri uko najyaga mu myitozo, nubwo bwose ntabaga ndi mu bakinnyi bari buze kubanza mu kibuga, ndetse akenshi na kenshi sinanakine, data yakomeje kunshyigikira buri munsi akamperekeza. Ariko nta n'umwe muri mwe wabashije kumenya yuko data burya atabashaga kureba kuko yari afite ubumuga bwo kutabona. Inshuro zose twazanaga ku kibuga yashoboraga kumperekeza ariko ntiyabashaga kundeba ndi bunyine. Uyu munsi nashakaga gukina kuko byibuze aho data ari nizeraga yuko yarimo ndeba. Niyo mpamvu nakinnye neza bidasanzwe ngo bwa mbere data uri mu ijoro andebe nkina ndetse nanatsinda ibitego. Koca amaze kumva icyo kintu yafashwe n'ikiniga atangira gutekereza agahinda yari kuba ateye uwo mwana iyo aza kumwangira akamubuza gukina, akamubuza amahirwe yo guhesha umubyeyi w'ishema. Babandi bose bari bacitse ururondogoro bavugaga yuko uyu mwana waje gukina umupira nyuma y'umunsi umwe apfushije papa we ngo ari ikinyabupfura gike. Aba bose barumiwe, bose bamaze kumenya impamvu uyu mwana yaje gukina, bababajwe n'amagambo atari meza bihutiye kuvuga, nyamara batari bazi impamvu nyamukuru yateye uyu mwana gukora icyo kintu. Inkuru yigeje nguyu mubumbe dutuyeho ukomeze. Bamwe muri twe duta umwanya twibaza kuri runaka ngo kuki akora iki, cyakora kiriya, kuki ameze kuriya, kuki agenda arya, kuki yitwara arya, kuki atuye hariya, kuki kino, kuki kiriya. Tukihutira kuvuga kurusha kumva. Hari impamvu ituma buri wese ameze uko ameze, inatuma akora ibyo akora.